Turizera ko iyi video iza kugufasha gusobanukirwa n'uruhererekane rw'amanota y'ibizamini bya leta muri uyu mwaka wa 2025. Ese uri umunyeshuri cyangwa ukaba uri umubyeyi witeze ibisubizo by'ibizamini bya leta by'uyu mwaka wa 2025, ukaba wayize amashuri yisumbuye senior 6 cyangwa icyiciro gisoza amashuri yisumbuye cyangwa icyiciro gisanzwe troncome cyangwa amashuri abanza primaire. Ibisubizo cyangwa ikibazo kinini buri wese yibaza ni ukwibaza ati se noneho amanota azasohoka ryari? Uyu munsi turasesengura amakuru agezweho mu burezi bw'u Rwanda, ibyavuzwe n'ibitangazwa n'inzego ziremereye kandi zifite ubushobozi n'ububasha bwo gutangaza amanota y'ibizamini bya leta, kugira ngo ube imbere mu kumenya amakuru no kwitega neza umusaruro w'amanota yawe. Hagarara hano rero dukomeze kubana muri iyi video kugeza irangiye, kuko niho uza gusobanukirwa byinshi mu biri gutangazwa mu burezi bw'u Rwanda by'igihe amanota azasorera, tubimenye turebe niba koko ibiri kuvuga muri iyi minsi ari ibihuha cyangwa ari ukuri. Ibisubizo by'ibizamini bya leta by'umwaka wa 2025 nibyo twitezwe cyane muri uyu mwaka, cyane cyane muri aya mezi dore yuko umwaka w'amashuri uzatangiramo ku kwezi kw'ejo bundi kwa 9. Abanyeshuri biga senior 6 cyangwa amashuri yisumbuye bashaka kumenya koko ibyo bakoze niba hari ikintu bizababyarira umusaruro wo kubona kaminuza cyangwa buruse. Abanyeshuri biga senior 6 cyangwa troncome bakeneye kumenya amanota yabo kugira ngo bashyirwe mu mashuri yisumbuye, naho abanyeshuri biga mu mashuri abanza bakeneye ibisubizo kugira ngo barebe niba koko bizabagenera kwiga muri secondaire cyangwa amashuri yisumbuye cyangwa amashuri makuru, bakumva neza ibisubizo igihe bizasohokera, ndetse bigafasha buri wese mu kwitegura neza kumenya niba azasibira cyangwa niba azajya muri secondaire hanyuma agatangira agashaka ibikoresho. Hanyuma none ku kizamini ucyagira niba ukeneye amakuru nk'aya ngaya, kanda subscribe ufungure inzogera yawe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Reka nze twinjire muri video tureba uburyo ki aya manota ibiri kuvuga niba ajye koko agiye gusohoka ejo bundi, cyangwa turebe niba ari ukuri cyangwa ari ibihuha. Mbahaye ikaze. Ubu Minisiteri y'Uburezi yagaragaje yuko ibisubizo bya P6 cyangwa amashuri abanza, icyiciro cya troncome n'icyiciro cy'amashuri yisumbuye bizasohokera rimwe mu byumweru biri imbere, igihe bahereye batangaza ayo makuru. Nubwo itariki ya nyayo itari gutegurwa neza, abanyeshuri basabwa gukurikirana imbuga zabo zizewe, urugero nko kuri X cyangwa Twitter, bagakurikira icyitwa Nesa Rwanda, kugira ngo birinde ibihuha biri hanze kuri za social media bavuga ati amanota yasohotse, abandi ngo ejo azasohoka, ndetse bakitegura hakiri kare nk'uko kwitegura impapuro zose zigena umunyeshuri kwiyandikisha muri kaminuza cyangwa kwiyandikisha mu bindi byiciro agatangira akabitegura. Biragabanya rero umunaniro no kwirinda gutungurwa nyuma yo kubona amanota ejo cyangwa ejo bundi ashobora gusohoka, ariko ntabwo baratangaza itariki n'umunsi. Gusa ikizwi ni uko mu kwezi kwa 8 mu matariki 20 amanota agomba gusohoka, mu kwezi kwa 8 cyangwa mu kwezi kwa 8 ubundi amanota niho asohoka, kugira ngo abanyeshuri bamenye igihe bazagira ku ishuri, ndetse bahe n'ibyumweru nka 2 byo kwitegura kujya kaminuza. Zirikana yuko amanota ari hafi gutangazwa, ariko muri Minisiteri y'Uburezi ntabwo baratangaza igihe cya nyacyo amanota azasohokeraho, hatazagira umuntu kubeshya ngo ejo bundi ngazasohoka kuri izi tariki. Ahubwo amatariki bakunze gusohoraho ibizamini bya leta mu matariki 20 kuzamura, cyangwa bashaka kuza mbere yaho cyangwa bakaza inyuma yaho. We rero tangira witegure hakiri kare, niba wiyizeye neza utangira ushaka ibyangombwa, ariko amanota igihe cyo gusohoka ntabwo kiragera. Hanyuma nk'uko bisanzwe mu gihe cy'ibizamini bya leta, ibihuha biragenda bikwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, ibyo mugenda mubibona no kuri za YouTube ndetse n'ahandi agiye hatandukanye. Haravuga yuko ibisubizo by'ibizamini bya leta bizasohoka hakiri kare, abandi bakavuga yuko bishobora gutindaho bitewe n'uburyo gukosora byagoranye, imirimo y'ubuyobozi cyangwa n'izindi mpamvu zigiye zitandukanye z'ibihuha by'amakuru atamenyerewe hano hanze. Rero turasesenguye turebe amasoko yizewe dushobora gukuraho amakuru nk'aya ngaya nkano ku kizamini. Nibisohoka tuzabibabwira kandi tuzabimenyesha ku gihe. Ikintu ugomba gukora ni ugukanda subscribe ugafunga inzogera kugira ngo tubagezaho amakuru nk'aya ngaya akugeraho ku gihe. Rero kandi menya yuko bitewe amakuru mfite aturuka iyo ruguru, nuko ngira ngo mwumvise yuko section zahindutse, barazihinduye hafi ya zose, hari zakuwemo, hari zongewemo zidasanzwe. Ikintu nzi nuko itariki batangarizagaho amanota, itariki zishobora kwegera imbere
kugira ngo abanyeshuri bazabone igihe kinini cyo guhangana n'izo mpinduka mu burezi by'ayo masekisiyo bahinduye. Ko bahinduye amasekisiyo menshi, ko bagiye muri sekisiyo bongeramo itapurenwa, ikoranabuhanga ndetse na humanity, kugira ngo abanyeshuri byibuze ibyo baziga bazabashe guhangana ku isoko ry'umurimo no muri iyi si y'ikoranabuhanga. Amakuru mfite ni uko bishobora kuzasohoka mbere y'itariki batangarizaga amanota, dore yuko mu mwaka ushize bayatangaje ku itariki 20, 25, ndakeka ni 25, bishobora kuza imbere rero. Gusa ntabwo baratangaza itariki n'umunsi ibyo bintu bizasohokeraho, gusa nibiba tuzabibatangaza hano kuri iyi channel, twagira ngo tubamenyeshe mwirinde ibihuha biri hanze, kandi amanota mumenye yuko section bazihinduye, amanota agomba gusohoka mbere yaho kugira ngo batangire bitegure muri uyu mwaka w'amashuri yisumbuye, mu cyiciro gikuru y'amashuri yisumbuye mu wa kane, kugira ngo buri munyeshuri ahangane n'impinduka mu burezi ziri kugenda zikorwa umunsi ku munsi, n'abanyeshuri n'abarimu bashya bazongerwa mu bigo ku itariki 20 bazaba bamaze kumenya buri mwarimu n'isomo azagenda yigisha mu kigo cy'amashuri. Ngira ngo murumva yuko rero ibisubizo by'ibizamini bya leta biri hafi. Dore rero ibyo ushobora gukora niba uri gutegereza muri iki gihe. Reba neza amakuru yawe yanditse kugira ngo ushobore kubona amanota kuri internet, ubanze umenye index number, ukurikira amakuru ku mbuga nkoranyambaga nka Minisiteri y'Uburezi n'itangazamakuru ryemewe hano mu Rwanda, pana izi ngizi z'ibihuha, kandi ukurikire iyi channel y'ikizamini aho tuzajya tubagezaho izo update zikugeraho ku gihe. Tegura impapuro zawe zose zikenewe kwiyandikisha mu mashuri ku banyeshuri bafata iyi minsi, witekerezeho kandi ntuzatungurwe n'ibyo uzabona mu mikosore y'ikizamini cya leta. Niko bizaba byaragenwe, hari ukuntu ibizamini bya leta byakosowe muri uyu mwaka kandi mu buryo buri serious bumeze neza cyane, rero ntuzatungurwa. Turizera yuko iyi video rero igufashije gusobanukirwa n'uruhererekane rw'amanota agenda atangazwa yuko yasohotse muri uyu mwaka wa 2025. Rero turashimira abantu bakanze subscribe bagafungura inzogera. Nawe niba utarabikora, iki nicyo gihe kugira ngo ukande subscribe, ufungure inzogera ujya ubona update zikugeraho ku gihe, kuko iyi ni channel isindagiza umunyeshuri gutsinda ikizamini cya leta, ubona kaminuza, kwiga mu buryo bworoshye. Niba uri umunyeshuri cyangwa ukaba uri umubyeyi ufite umwana w'umunyeshuri, ukaba wumva koko uri interested mu bintu bijyanye n'uburezi, iyi ni channel izajya ibikugezaho ku gihe. Rero usangiza iyi video inshuti zawe n'abavandimwe bawe kugira ngo bamenye ibisubizo by'ibizamini bya leta ukuntu bihagaze, kandi utanga igitekerezo cyawe muri comment, ko nicyo duheraho dukora video itaha, kugira ngo bagezeho amakuru meza kandi mwishimira muba mwadusabye. Ndabashimiye cyane. Njye ni Kalise Mutabazi mwabanye muri video. Reka tuze guhura mu kanya. Rero uramutse wumva ushaka kugura inzu mu karere ka Bugesera, ukaba wumva ushaka kugura ikibanza cyo guturamo cyangwa ikibanza cy'ubuhinzi, ahantu harambuye, ahantu hari muri master plan, uhamagara kuri nimero ibibanza bikakugeraho kandi mu buryo bwiza cyane ku biciro bito cyane. Wahamagara 0729983224 ukakugezaho inzu, ikibanza cyangwa isambu yo kugura. Hamagara 0729983224 uze kuduhamagara niba wumva ushaka inzu ya makeya hano mu karere ka Bugesera, Nyamata, Rwamagana ndetse n'ahandi hose mu mpande z'igihugu zigiye zitandukanye. Hano niho tuzatubagezaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Reka tuze guhura mu kanya. Bagane rero bagufashe, n'abantu n'abanyamwuga barazwi cyane, bamaze kumenyekana hano mu Rwanda. Ndagushimiye cyane rero. Reka tuze guhura mu kanya tureba ibitekerezo mwadaye muri comment, kandi like. Reka tuze guhura mu kanya. Ndabakunda cyane.